ese neza umwana w'Umusanze w'Iburera ndashima Imana. Mwana w'Iburera urashima Imana. Kuva mwanafunzi yarongora nta kintu namubwira ariko. Mwanafunzi nabaye muretse aho gatoya abanza ave mu kwezi kwa buki. So yakuvuye yavuye neza ari hano. Ubwo ndamutegurira nawe uko bizagenda. Buriya nawe ariko ari ibintu wamutangaje ni nyuma y'ubukwe ni mbere y'ubukwe ibaheraho. Ni nyuma y'ubukwe. Nyuma y'ubukwe byagenze gute? Ni nyuma y'ubukwe no kuvuga ngo bamuhaye interview. Mwanafunzi nyine. Atangira nyine ari kubwira ababyeyi ukuntu yako impamvu ndi kuvuga muri ubu buryo no kugira ngo abantu biwacu Musanze baravugaga ngo weho ngo bageze i Kigali ngo wibagirwa ngo imuvugire yinaha ngo wigira ngo umunya Kigali ngo rero ngo ako kantu nakujura gacanga ngo tumenye kuri umwana wiwacu ngo nsabi ngo ko agera kabivuga ngo weho ngo byakunanije iki ngo urimi gwacu waragwanze cyangwa ndavuga nti naho nagwanze zose ziremewe rwose naho nagwanze kandi buriya nta nubwo ari ururimi ahubwo ni imivugire twese tuvugaga ikinyarwanda ahubwo uburyo umuntu abivugaga rero iwacu iyo turi kugamba tugendaga turashiramo zaga na zaja ubwo umuntu udaturukaga rugurira ntaho yapfa kubimenya uziko Danizo wari warigize umunyakigali. Nari narigize umunyakigali abantu bakavuga ngo ariko ko wigize umunyakigali kandi uri wiwacu mu cyaro ariko ubu ngubu irange ryamaze gufata by the way. Mano rero mwanafunzi nyuma yo gukora ubukwe bamukubita interview gabanyaho gatoya kugira ngo twumve Danizo neza. Ni mwanafunzi ntibisanzwe uyu mukobwa naramuterese ndamukwa none birangiye murongoye. Ibi nabantu benshi bimvishaga yuko bidashoboka. Uyu mukobwa byatangiye duhurira mu rusengero ndamukunda na warankunda. Nagiye kumusabi wabo babanza kungora. Ariko nyuma yaho biza gucamo ndamurongora. Abantu mwese muri hano ntago ariko mwatumiwe. Hari abantu baza mu bukwe atari abatumirwa atari abageni ahubwo atari nabo bateguye ibirori. Babita abavumdi. Aho bantu bagenzwa n'inda nini no gusuzugura ibyatetswe mu bukwe. Ngo ibyo kurya ntibihiye, ngo n'inzoga ntizibishye, ngo n'inzoga ntiziryoshye. Nyamara ibyo ngibyo babivuga ari uko bahaze. Umukongo uko ni mu rugendo. Okay. Abantu twaze tukaganiraho ejo. Ubaza umuntu ngo wavuye mu bukwe bwa kwizigira. Ngo decoration yari ubanza ari muri reje y'akarere k'ibiyaga ibintu byo kuvuga ibintu bidafite umumaro. Niba ni Kigali mu cyaro uzimo ku bukwe bwa Bahati nari namwambariye ariko aho twari twambaranye bose bari kuryanira ubukwe burimo ibikobwa bibi. Niba ni Kigali bivuze ko abantu babaye aba negativiste ku rwego rw'uko urabona umuntu ugira ishyari bana karakana twakereje ubundi ka Gilbert ngo abanyamakuru ngo bagiye kumurya ngo bagiye kumucuruza bakana ngo karagwa ngo bagiye kugacuruza batangiye hari jambo nagiye gukoresha udashoboye gufunga umunwa wawe ngo uceceke wabuze igihumbi cyo kurya ntiwaza amagambo ari kubwira ababyeyi be ati bajye bamujyana bagusigiye. ubu narabyutse saa 11 z'igitondo njya Nyaruguru. Ubu ni amafaranga ngaye mwakontribuwa ku buryo umuntu yabona yari ubu ngo bamaze iminsi 3 bakontribuwa bamaze gutanga 800 kwizigira ntiyemeye ku mafaranga umuntu abakorera mu mafaranga 800 nishaka miliyoni nakura mangahe ngasigira umuntu angahe azuga miliyoni none ni njyewe na Faustin na Gogo turi batatu muri miliyoni twarya ngahe tugasigaza amanga pano mu tugasanga yo gucanganyikirwa ikintu nabashimiriza mikoro zimaze guca impano nyinshi mwagiye muhatime aba batashobora kubonera time ahandi urabona numvishe ejo mwahostinze uramwana n'abarebaga kuri YouTube time mwamuhaye yarayikeneye kuko uramwana nubwo ari umwana ariko skills afite ku bwonko bwe ziramwemerera kuvugira kuri izi ni ikintu giza cyane n'abandi baje bareberaho. Danizo ngaho hari akantu yigeze kogeza reka numusabe hari ukuntu ngajya yogeza ngo bibaye umupira ari nk'igisirikare kuri abasirikare bakora intambara nyine barwana noneho yogeze
avuge nyine ukuntu ngo twabyogeza ari nk'igisirikare twumve igiye kogeza gorira na Rayon ingabo z'u Rwanda zari ziri Cabo Delgado ziri kurwana n'ibyihebe noneho avuga ukuntu abyogeza mu mupira nk'umusirikare uhogeza yabyogeza intambara y'abasirikare ariko kogeza mu mupira ari kogeza intambara akaba ari urugamba hagati y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'imitwe y'iterabwoba Cabo Delgado. Twatangira no tubabwira uko ingabo zigiye zipanze. Imbere mu ngabo z'u Rwanda habanje abajenerale, hagati hajyamo abakaruporale, inyuma hari ibifaro kabisa n'ababitwaye. Haya turakomeje n'urugamba hariya, reka turebe isasu ku ruhande gato. Yewega ni generale guturuka mu Rwanda, rekuru rutambi rw'isasu ku mutwe wa haduye ariko aparitse ku ruhande gato rigane. Yewega tseri bamwita genero uvundereza isasu, rekuru rutambi rw'isasu. Umwanzi aravuga ati nanjye aho n'igihe ntiwahamenyera ariko aparitse ku ruhande gato. Falale urugamba ingabo z'u Rwanda ubutsa, haduye Cabo Delgado nawe ubutsa. Urumva washyiramo igitego cy'ingabo z'u Rwanda akaba ari igice cya kabiri cy'urugamba kabisa. Aho ibintu byari bikomeje kwanga, ariko urugamba rukaba rukomeje kabisa. Ingabo z'u Rwanda zigenda zisatira hariya, zegera aho imitwe iri. Reka turebe hariya, arirukanka haduyi. Reka turebe haduyi. Rekura grenade umusirikare wa RDF akubita grenade haduyi umutwara umena. Ni muri metero 5 uvuye aho hazagiza zikambitse, aramupimye, areba ukuntu ahagaze, areba umutwe ukuntu umeze, areba hanati baritari, avunereje mu runtu rumeze nk'urubombe, undi nawe agwa hasi aragarama. Ingabo z'u Rwanda kimwe, haduye ubusa. Umva bajye batwara abanyamakuru bogeze n'urugamba kuri ingabo z'u Rwanda zikubita. Urumva amakompora kabisa ingabo z'u Rwanda ziri Cabo Delgado, abari kwa Fande Alex Kagame yari ugiye kuyobora ingabo z'u Rwanda ziri hariya Cabo Delgado. Danizo wowe ikintu ugomba gukora, ugomba kwiga nk'imbunda nk'eshatu, ubwoko bw'imbunda eshatu. Urumva warangiza wamara kuzimenya ingabo z'u Rwanda niziye zitsindwa, ntabwo ubizi n'amateka wize kwera umuntu wo muri sansiye urabiba. Ingabo z'u Rwanda zirakomeye, wakubise umwanzi arahunga. Ingabo z'u Rwanda nizanye. Harakantu ngeze kuvuga ubundi ruga rw'imikino cyo kiganiro cya mbere muri uru Rwanda gikuri n'abantu badakurikira radio, ariko n'amatuva mu cyaro tukigira abanyakiganiro ngo radio ntabwo nayumva, ariko iyo bigeze mu rugo rw'imikino njewe ndibuka Rayon Sport ikina na APR kuko ndi umufana wa Rayon Sport. Mu gitondo narifite shuti Rayon Sport kimara gutsinda, navuze ati uruga rw'imikino ntirwancika. Mpamagara cameraman ndamubwira ati cameraman uzi n'ikindi ntabwo dushuting ejo narwaye. Urumva rero urugo rw'imikino n'urwa mbere kugiye haraga mugeze kuvuga akagendanye n'amazina. Urabona nk'iyo umugabo abyaye umwana, urugero nk'umwana wa kwizigira byanze bikunze yaba umukobwa yaba umuhungu, kwizina rye agomba kuba ari wo kwizigira. Rugaju umukobwa agomba kwitwa kuba yitwa nka Rugaju Aline cyangwa Rugaju Ariane. Ariko muri cinema dufite ikibazo gikomeye cyane, amazina abantu bo muri cinema bafite rwose kuyita umwana wawe ari umukobwa yazafata abonye umugabo. Reba nk'umwana w'umukobwa wenda yitwa Ndimbati Aline, ugasanga umwana w'umukobwa yitwa Seburikoko Senti, umwana w'umukobwa ugasanga yitwa Samusure Shadi. Ngaho nawe numvira ntabwo ari ku bagabo gusa, ujya no ku bagore. Harimo ukuntu aho wumva nk'umubyeyi yishimye izina ry'akazita umwana, urugero nka Mutsinzi anje byatutse kuri mama we. Ariko tekeza nk'umwana w'umuhungu uzawitwa Nyiragitariro Eric, mama w'abapampe Korode. Ibyo bintu noneho no mu muziki byagezemo. None se nko mu muziki nk'ubu ngaho mbwira ujye nko guteta umukobwa nitwa
Makoni Koshwa Alliance abantu bo muri cinema rwose mutubabare muri Jona za Pafuji amazina meza Pafuji Alliance amazina meza abantu none tuzasanga umwana ngo yitwa Fata ku mavuta Angelique uwo mukobwa rwose umwerekanye wanyu ko cyongera Fata ku mavuta ibintu bikaze cyane abantu bo muri cinema rwose no mu muziki mutubabarire mushaka amazina nk'umukobwa ngo yitwa ngo bijiyo bija ngo Doriane bijiyo bija so mukobwa wamushaka ukavuga ngo urwo azakuba urugo nago nukujiyo bija Lorenzo ari baravuga ngo onde ngo ukamwita mitsotsono ri ndaniseje wakano kamwe nakubaza ntabwo watubwiye kuri story kuna abantu biwanyu bagusara ibiro byawe mu kazi niyo mpamvu reteguye na content ubu ngubu ndi kuvuga ntabwo yaba ari pressure yansabe ngiye mbijyanye mu yindi angle nsabi yabistikinze abishyiramo n'imbaraga nyinshi yanga no guhindura kugeza ubwo bimuzamuye kano kanya akaba nabyita ko na Coga Style tumaze kuyibagirirwa hejuru ya nsabi kuko Coga yabitangiye mbere ariko urabona ko Coga yagiye hasi ugereranyije naho nsabari so ntago ari byo bintu bibiri byaba biri kugutera pressure ukavati Coga byaciyemo none natsaba byihambiriyeho bicamo naje ari byo nkora abantu barancuka ndabihindura why not ntagaruka mu mujyi mu masegonda 30 kugira ngo tujye kuri ndewe impamvu ntago naje ari byo nkora natangiye nkora tuntu video tw'udushoti utu video buryo dukora utagetinga ko katarenza amasegonda 30 iriya mvugo yiwacu irarandaga ntago ushobora gukora akantu gato amasegonda 30 ngo karyohe nibyo niyo mpamvu rero turadushoti two nzajya ntukora muri iyi style ariko bisanzwe hari na content cyashya nateguye nzajya nkina none mu rurimi rw'iwacu kugira ngo abantu biwacu nta ko abantu baramenye ari pressure navango kantangire mu by'iwacu arimo bamenyamo ariko baramenye Danizo mu ijambo rimwe ni hehe ibintu byawe rero abantu babisangwe nko kuri YouTube channel ushyiraho amafilme yawe kugira ngo dusoze vuge ne mu nkoranyambaga ahantu babisanga ni kuri Zose TV wowe uri kureba iki kiganiro ajya kunda kuvuga ati kanda kanyenyeri 240 wowe uri kureba iki kiganiro jya muri YouTube wandikamo ngo Zose TV mu kinyarwanda Zose TV mu kinyarwanda video zanyu zose urazibona hari content cyashya ngiye kuzamo abaradukinisha inyogoye tuvuga none kirera kiwacu nizere ko muzabikunda cyane ubundi mukore subscribe nimugura murabona episode ya mbere bakandi subscribe bajya hari ibintu bya cyane Danizo ugire umunsi mwiza reka ibintu 10 tuganire kuri Rayon Sport Gorilla turi kumwe na Fata ku mavuta